Hero muraho no munsi ndashaka kubwira business ushobora gukorera hano mu Rwanda online bitagusabye igishoro cy'amafaranga menshi, bigusabye internet, telefone yawe cyangwa imashini bikaba bihagije. Yes, waba ufite akazi, waba nta kazi ufite telefone ya smartphone. Ngiye kukwereka akazi ukora ugafatanya nako ufite, cyangwa se waba nta kazi ufite ukiteza imbere nk'abandi. Ubu wirirwa TikTok, wirirwa YouTube, ukirirwa Instagram, ureba ama videos y'abandi kandi bitakwinjiriza udahembwa. Aha ngiye kukwereka company ukorera guhera nonaha kandi ukiteza imbere ikaguhemba buri munsi uko wayamamarije. Iyi company yitwa M-Pesa. Icyiciro cyayo gikuru kiri muri Kenya. Ifite amashami mu Rwanda, ifite amashami hirya no hino muri Afrika, ariko icyiciro gikuru kiri muri Kenya. Ni ukuvuga ngo iyi company ikora gute rero? Iri gucururiza online, ibikorwa byayo byose iri kubikorera online. Yagiye ikorera mu website icururizamo. Ikora gute? Iyi ni platform cyangwa se ni website yakozwe n'abanyakenya bayita Pesa Empire. Iyi platform uri kwinjiramo ugafunguramo account yawe ku mafaranga 5500. Iyo account ni y'akazi uzaza wakiramo ibikorwa bya company. Iyo umaze kuyifungura iyo account uje mu banyamuryango muri group bahita baguha amafaranga 17500 ya bonus y'ikaze yemerewe buri munyamuryango wese winjiye mushyashya. Bakahita baguha direct ako kanya video 25. Video uba ugomba kuzireba nizo z'akazi bamamarizamo. Iyo video imwe urayiplaying ukayireba. Iyo umaze kuyireba irangiye bimara amasegonda 15. Urayireba amasegonda 15 yarangira bakahita bakwereka ijambo hagati ryanditseho add subscribe. Uhita ugakora ku kajambo. Iyo ugakozeho amafaranga 1175 mu manyarwanda ahita aza kuri mobile money yawe, kuri ya nomero yawe bakoresheje wiyandikishije. Ni ukuvuga ngo video 25 zose iyo uzirebye zikarangira urumva ko winjije amafaranga menshi buri munsi. So nimba uri tayari witeguye nonaha ufite amafaranga 5500 byo kwita ufungura account yawe y'akazi, ninjye mu agent mukuru umbwira ngo ufashe wiyandikishe ubundi nawe utangira akazi uze mu bandi